Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje cyane bene data, ndi Odette Kandama. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndagira ngo tuganire ku magambo y'Imana avuga uburyo umwenda wari ukingirije ahera cyane watabutsemo kabiri. Kubw'iyo mpamvu nta rusika rugihari, yewe nawe tubasha kwegera intebe y'ubuntu tudatinya. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 27, dusome 51 tugeze kuri 52. Aranditse ngo umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, bituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. Imana ishimwe. Ndagira ngo twongereho amagambo yanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere, dusoma umurongo wa 20 tugeze ku wa 22. Kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Imana ishimwe. Tumaze iminsi tuvuga uburyo Kristo yaducunguje amaraso ye. Abari batandukanijwe n'Imana kubera ibyaha twakoze, Yesu aritanga nk'igitambo kizima cyera gikwiriye gishimwa n'Imana. Yinjiye, haleluya, ahera. Yinjiye ahera cyane, atinjiranyemo amaraso y'ibitambo by'amatungo, by'inyamaswa, ahubwo yinjiranamo amaraso ye bwite. Yinjira ari igitambo kizima gikwiriye kitagira inenge, kandi yinjira ari umutambyi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki, niko Bibiliya igimwita. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo mu bintu byinshi byabaye Yesu amaze gutanga, ni byinshi, ariko mu nkundire mvuge uburyo umwenda wari ukingirije ahera cyane watabutsemo kabiri. Ntabwo biri bunkundire kuvuga umwenda watabutsemo kabiri ntababwiye ibijyanye n'ihema ry'ibonaniro. Iri hema ry'ibonaniro Imana yarategetse Mose kuryubaka bageze mu butayu. Ihema ry'ibonaniro rero ryari rigizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere cyari mu rugo, igice cya kabiri cyari ahera, igice cya gatatu hari ahera cyane. Mu gice cya mbere cyitwa mu rugo hari harimo ibintu bibiri: igicaniro cy'ibitambo, hakabamo n'igikarabiro. Ahitwa hera mu gice cya kabiri habagamo ibintu bitatu: ameza y'imitsima, igitereko cy'amatabaza, ndetse n'igicaniro cy'imibavu. Hanyuma hera cyane habagamo isanduku y'isezerano. Aho ngaho ngo akaba ari naho Imana yabaga, niho hari muri presence, hari presence y'Imana. Aho nahera cyane. Hakaba isanduku y'isezerano. Muri iyo sanduku y'isezerano habagamo ibintu bitatu. Icya mbere habagamo amabuye, ya mabuye Imana yahaye Mose ariho amategeko 10. Icya kabiri habagamo inkoni ya Aroni yarabije. Icya gatatu cyabagamo isanduku y'isezerano, rwari urwabya rwa manu, ya manu yabatungiye mu butayu. Hanyuma hejuru y'iyo sanduku y'isezerano Imana yari yarabwiye Mose, iramubwira ngo uzahashyira intebe y'ihongerero. Hejuru y'ayo meza niho umutambyi mukuru azajya aza, akinjiramo rimwe mu mwaka, azanye amaraso y'ibitungwa, y'intama, y'ihene, kugira ngo kuri iyo ntebe y'ihongerero abe ariho atambira ibitambo. Hanyuma
hariya ahera cyane hari hatandukanijwe n'ahera habaga rido cyangwa habaga umwenda. Uwo mwenda wari uhatandukanije ku buryo nta muntu wajyaga yinjira ahera cyane. Ahera abatambyi bashoboraga kwinjirayo bakajyayo umunsi ku wundi, bakareba ya meza y'imitsima, bagahindura iyi mitsima, bakareba amatabaza yahoraga yaka, igitarako cy'amatabaza, bakavanga imibavu bagasuka aho ngaho ku gicaniro cy'imibavu kugira ngo irusheho guhumurira Imana hahandi iri muri ya sanduku y'isezerano inyuma ya wa mwenda ukinze. Ariko hahera cyangwa ahera cyane, aho nyine hari hakingirijwe n'iyo rido n'uwo mwenda, nta muntu wajyaga yinjirayo uretse umutambyi wahinjiraga rimwe mu mwaka, kandi nawe akahinjira yiyejeje, abantu bafite ubwoba bategerereje aho hafi ngo barebe uko biri buze kugenda. Yagendaga bamwambitse inzogera, afite umugozi muremure, nta cyizere ko ari busohokeyo, kugira ngo nibumva ibyo bintu bijegera bitakivuga baze gukurura wa mugozi. Byarashobokaga ko yari kugwayo. Aho hari ahera hinjirwaga rimwe mu mwaka. Yesu rero amaze gutanga, arangije byose ku musaraba, haleluya, wa mwenda utabukamo kabiri, ngo uhera hejuru ugera hasi. Hari icyo byari bisobanuye, byari bivuze ngo noneho ntabwo ari umutambyi gusa uzongera kwinjirayo, inzira irakinguwe. Imana yiyunze namwe, twasomye ngo yiyunze natwe ikoresheje urupfu rwa Kirisito, ikoresheje amaraso ya Kirisito. Abari babiri, abari kure y'amasezerano, twari kure, twari ababiri, Abisiraheli ari bo bazwi, turi abanyamahanga, turi kure, turi abanyamahanga, tutazi Imana rurema, tutajya tubarwa. Bibiliya yajyaga itugereranya ngo nk'imbwa. Muribuka umunyakananikazi aje kubwira Yesu ngo wankirije umwana. Yesu aramubwira ngo no, ntabwo nafata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Yavugaga abanyamahanga, abo yita abana bari Abayisiraheli. Ariko Yesu amaze kuzuka, haleluya, akimara gupfa umusaraba, uwo mwanya wa mwenda wari ukingirije ahera cyane utabukamo kabiri. Imana nishimwe bene data. Bivuze ngo icyari bariyeri, icyari urusika kivuyeho. Yesu abakuyeho ibitambo, Yesu abakuyeho abatambyi, igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana kitagira inenge, haleluya, aba umutambyi muzima, kandi ntabwo wazongera kwinjirayo rimwe mu mwaka. Yinjiyeyo atambira ibyaha by'abari mu isi. Imana ishimwe. Yatwunze n'Imana, niko twasomye mu Bakolosayi, ngo kugira ngo tugaragare imbere y'Imana turi abaziranenge, tutagawa. Imana ihabwa icyubahiro. Aho hantu Imana yabaga, muri iyo sanduku y'isezerano, niho Imana yari ituye, ariko ntabwo ariho igituye. Oya, twinjijwe ahera cyane n'amaraso ya Yesu. Yemwe ndagira ngo dusome nanone mu Baheburayo 10 duhereye kuri 19 tugeze kuri 21. Haravuga ngo nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, haleluya, dukora iki? Abaheburayo 4:16, twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Imana nishimwe. Urusika rwavuyeho, twegera intebe y'ubuntu, tunyuze mu nzira Kristo yaduciriye. Uwo mwenda watabutsemo kabiri, washushanyaga umubiri wa Kristo, watanyaguwe ku musaraba, ukaba deshire, ugashwanyagurwa, kugira ngo twinjiremo atwunge n'Imana. Imana ntigituye mu isanduku, oya. Imana ntigituye ahantu, Imana ntigituye mu rusengero, Imana ntigituye mu ihema ry'ibonaniro, ntigituye ku musozi, oya. Imana isigaye ituye hehe? Umva uko umwanditsi yabyanditse mu Bakorinto ba 2:6-16. Pawulo yaranditse, n'Imana yabivugaga, aravuga ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo. Mana niko yavuze.
izatura muri twe, igendere muri twe, ngo ibe Imana yacu natwe tube ubwoko bwayo. Yesu yaduciriye inzira ngo twinjire, urusika rwavuyeho, Imana ishimwe. None turasabwa ngo twinjire ahera cyane. Uriya mwenda ubwo watabutsemo ugatabukamo kabiri, kwari ukugira ngo wowe winjire. Mbese warinjiye? Uyu munsi ni uwawe, winjire. Nta gutuma, ntukeneye kunyura kuri Mariya ngo abe ari ukugerera kuri Yesu. Oya, ntabwo ukeneye kunyura ku nshuti, ntukeneye kunyura ku muhanuzi runaka, yewe ntagire ukubwira ngo ni profeta aba ari unyuraho. Oya, umwenda ukingiriza hera cyane watabutsemo, ngwino winjire. Haleluya, ngwino winjire imbere y'intebe y'Imana, ngwino winjire kuri ya ntebe y'ibongerero, wibwirire Yesu. Twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Yesu nabaho umugisha. Haleluya, amen.